nongeye guhagarara hano imbere ya bene data. Because once again I am able to stand before brethren. Hashize igihe kirekire ntahagarara hano, igihe kijya kungana n'umwaka. It has been around 1 year without me standing before you here. Ariko kuba mpagaze hano uyu munsi ndabona ari ishimwe rikomeye ku Mana kuri jyewe. So for me to stand here today, it's a very amazing, and I thank God. Kubera ko umwanya ari muto nihuse, ndashima Imana kubw'ubutumwa bwiza namenye ndi mu gihirahiro, ariko ubu nkaba narakiriye ubutumwa bwiza. Because of the shortage of time, first of all, I thank God because of the good news I received. I was in a confusion. Kandi ngashimira Imana ijambo yacishijeho ku cyumweru umushumba ritubwiye ryo kurenga uruzitiro turimo. And I'm also thankful to God for the message of last week, the message of breaking the frame. Nterana ku cyumweru nahuye n'iryo jambo ry'uruzitiro mpita nsanga koko niberaga mu ruzitiro. So when I attended last week, I met that message of breaking the frame, and I realized that that's how I used to live. Ntabwo byari byoroshye, nihuse uyu mwaka ndimo mu kwezi kwa kabiri nagize ibyago hano ku itorero barabizi, mbura abantu babiri bakurikirana. This year in the month of February, I lost my siblings, and the church knows this. Mbura murumuna wanjye ansigiye abana batandatu. So I lost my younger sister. She left 6 children. Bamwe ni bakuru abandi ni duto, harimo ak'imyaka 3 kuzuje imyaka 3 ngafite. Some are grown up, the others are little, and there is one of 3 years old. Ariko burya Imana byose bibizi, nashimye ko yabasize ariko mpari batandagaye. But I thank God He knew this before, and they are in the good hands. Atari kubw'ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa twakiriye biragoye gufata iyo famiye ukayishyiraho ukayikomeza. If it couldn't be this message of the gospel we received, it's very difficult to hold that big family as such. Ariko ndashima Imana ko iyi saha magingaya nta kibazo na kimwe niyo cyahaba, nibuka imirimo y'Imana uhereye imbere yose iyo yakoze kunubira hari nta kinanira. But I thank God because so far all problems are getting solved. Even if I face a challenge, I remember how God helped me to overcome any other challenge I faced before. Yapfuye mu kwa kabiri tariki 10, mama nawe apfa kuri 28 z'ukwa kabiri. So she passed away. It was 10th February, and my mom also died on 28th. Ako ntibyari byoroshye, ariko imbere y'Imana biroroshye. So it was not easy, but before God everything becomes easy. Kuko ari rwo rugendo rwa buri wese Because this is the journey of every one of us. Ako aho mpashima kuko nabonyemo imirimo y'Imana muri ibyo bibazo byose itorero ryangezeho, n'ukuri ndarishimiye byamvunaga cyane kuko nabonye gukora kw'Imana yarakoresheje. Even if I faced such big problems, but the church had been with me, and I'm now thankful and thank the church that it helped me so much. Ibyo byose rero Imana yakoze, n'ukuri ntabwo navuga ko hari uruhare nagizemo mu byabaye, ariko nabonye kugira neza kw'Imana. So I can't say that there was my contribution, but I say that I saw the hand of God. Imana rero burya igikomeretsa kandi kanomora. So God gives wounds and also takes care of it. Kenshi dukunda guhanga amaso ku kibazo kibaye, ariko ntitumenye ko inyuma yaho haba hari n'igisubizo. We many times focus on the problem occurs, but without knowing there will be also the solution. Ibyo byose narabyakiriye bimbaho, ntibiba byoroshye ku muntu, ariko ndongera ndavuga ngo Mana kuko ari wowe nyiri ibikorwa, n'ubundi ukomeze uzabane nanjye muri ibi byose ubona bindeba. I faced that problem, and I said it is beyond me, but I prayed to God to take care of everything.
ibibasha gukoreka rero ntabwo ari imirimo yanjye kuko ugenda umuntu utagize icyo ushoboye na kimwe. So, and the solutions I'm receiving are from God Himself, not from any contribution of mine. Muri uko komora kw'Imana rero nabonye ni ukuri ndayishima kuko Imana ni Imana nyine, nta kindi yitirirwa n'Imana. Yangiriye neza cyane muri ibyo bibazo byose nahuye nabyo. So, and I thank God who healed my wounds, and God remains God in whatever situation. Hajemo kuba mfite umwana w'umuhungu mukuru. So, and I have a son. Yitwa Ndatinya Herve. His name is Ndatinya Herve. Ariko ikintu nshima Imana nuko hagati aho Imana yamuhaye urugo. So, and what I'm thankful to God is that he got married. Kuko mu bintu byose nasabaga nabashije kuba narakoreraga cyangwa se nararebagaho cyane niwe. Because he was my focus in my life. Ngahora nsaba Imana ngo izamfashe ndi muzima nkomeye mfite ubuzima numva nta kibazo mfite, izamumpera urugo kandi rutaro urugo ruvuye ku Mana muri make. And my prayer request always was God to provide him a very good family. The family comes from God Himself. Ariko ikintu nshima iyi saha mpagaze, iyo umuntu ahagaze ari umwe yitwa umwe n'urugero akunguka amashami ashibuka ku giti runaka kiwe, riba ari ishimwe rikomeye. But my thankfulness is that if one stands alone and later he or she got the production from him or her, it's actually the very good thing. Ntabwo rakiri Ndatinya Herve gusa, ni Ndatinya na Cyomoro na Isimbi Patience. He's no longer Ndatinya Herve alone, but he has the other Cyomoro and Patience. Icyo rero ndagishima Imana yo mu ijuru cyane. So, and I thank I thank God for this. Ndashima Imana ko yaduhaye umwana w'umuhungu mwiza. So I thank God that He gave us a handsome boy. Nukuri ndayishima kubera ko ibyo nayisabye yabinkoreye kandi ngifite kuyishima nkomeye. And I thank God that He answered my prayer. Nari narasabye Imana ndavuga ngo nimba ndiho ndi muzima, Mana nzagushima kubera ko unkoreye umurimo ukomeye cyane. So I prayed to God that if He fulfills my prayer, I will be thankful and I will take time to appreciate for that. Kandi nkongera ngashima yuko ingirira neza no mu buzima busanzwe mu mirimo nkora, ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye ahubwo ni kubw'ubuntu bwayo iyo ndebye. And I'm also thankful to God that He blesses my works. Ikaba inandereye abo bana. And He also protects my children. Nge ntabwo byoroshye kuri jyewe sinabishobora pe. Because personally I'm unable to raise them up. Kuko iyo ndebye nkuba amashuri aratangiye, ariko ndahamya neza ko byose irabizi kuko yarabikoze. Because soon the schools are going to open, but I'm very comfortable that God will take care of everything. Ndareba neza nkabona abantu bose nicyo bahanga amaso ku munyeshuri, ariko urwo ruzitiro ndumva kubwo kumva ijambo, kubwo kwegera abakozi b'Imana cyangwa se abagaragu b'Imana, ndarurenga kubera kwiringira Imana yo mu ijuru kuko ariyo yabaremye izi nicyo bazabacyo. Most of the people are expecting this opening of schools, but through the word of God I have broken my frame and believing in God that He Himself who created us have the solutions. Ni byinshi navuga ariko kubera igihe mwanzi wihe n'amasaha n'ikindi gihe kirahari. Murakoze.